Ngwiki uyu ni wawe ugiye kugurisha umwana wawe wibye umwana wa muforomokazi. Uravuga iki ngo ari kugura umwana yisubiriye? None se uyu mwana ndamukoresha iki ko nanamusubizaho namukuye? Icyavuye mu iduka kidasubirayo. Niba ukunda Rocky ukaba utari wareba iyi filime yishaka uyirebe. Hano nkuzaniye filime nziza cyane, nkuzaniye urutonde rwa filime ugomba kureba, filime ugomba kuruhukiraho muri iyi weekend. Iya mbere duhereyeho akaba ari iyi ngiyi. Sasuyo abari bagiye kumugurira umwana barisubiriye, nyine umuntu arisubira. Uyu mwana ngomba kumwikuraho iri joro. Wamfashije umwana nkajya kwiherera gato kunje, kwiyamye mwarababyaye se ngo tubarere. Wamfashije umwana njye nabuze urubyaro, none abawe nibo ngiye kurera. Sasuyo yarabibonye nk'umuntu ugira umutima mwiza. Urebe urabiziza n'uwo mwana mugufashe. Dore ngo arasubirana mu biganza by'umwana watabizi. Yarakarebyera nakishimira buriya amaraso afite ukuntu akururana. Urebe ukuntu Imana ikora ibitangaza. Iyi filime nimba wayikunze yishaka uyirebe, izina ryayo ni My Dear Heart. Genda kuba DJ, genda aho bacururiza filime ubabwira uti ndashaka filime yitwa My Dear Heart. Ni filime nziza cyane yasobanuwe na Rocky. Binatazi anamakuru afite ko yigeze atera inda, ibyo byose ntabyazi. Asigaranye umwana we mu biganza. Iyi filime nkuzaniye ku mwanya wa kabiri. Amazina yanjye banyita Gahanga. Akiri kuvuga harabinjiye yikangamo, harabinjiye ikigo cyose kiracecekana abanyeshuri dore uburyo batambukamo. Abantu barahindukira, harabinjira nyuma n'abanyeshuri nta kigorega kibura amabibone. Niba ukunda ama high school iyi nayo ntigucike. Uyu n'abanyeshuri bishyura mu miliyoni usibye waje kwigira ubuntu. Ndabashimira, reka nizere ko uyu mwaka tuzawubana neza. Reka mbabwire mujye mu ishuri, wa musore haguruka ajye mu ishuri umwe w'umukene. Gahanga icara wa kigoryi iyo bavuze ngo tujye mu mashuri. Baravuze ngo abanyeshuri bajye mu ishuri. Kumbe kirazira iyo bavuze ngo mujye mu ishuri ko mwahagurukira rimwe mubyigana n'ingagari iri hano. Hano hari umusore utikoraho utagenda mu mubyiga umukandagira. Iyi filime izina ryayo ni Hierarchy. Ni filime nziza cyane yishaka uyirebe. Iyi filime yindi nkurikijeho naguhaye filime nyinshi, ariko noneho kuri inshuro nkuzaniye igihinde cyiza cyane cyakinwemo n'umunyarwanda. Nakubwiye ngo iki nicyo gihinde kirimo umunyarwanda kazi ndetse avuga n'ikinyarwanda. Nabwiye ngo rega twaje gukora abanyarwanda ntabwo mujye mubyemera. Buretse wumve iyi ni imwe muri filime nziza cyane, ni filime yakinwe n'umukinnyi w'igihangange w'umusitari Prabas. Iyi ni imwe muri filime yabaye nziza, iyi filime yararebwe cyane. Iyi filime umwihariko wayo nuko ikinamo umunyarwanda avuga n'ikinyarwanda. Intebe y'ubuyobozi ya Roy Group nta muyobozi bafite muri kano kanya, kuko uyoboye yapfuye, umwana we ngo yaje ariko umwana ntago arajya ku ntebe y'ubuyobozi. Sasa umunyarwanda washoye amafaranga muri iyo group hari ijambo yabageneye, bose bari gutanga ibitekerezo, icyo umunyarwanda kirarangiye. Shanano ecyutanza abandi. Iyi filime izina ryayo ni Saho. Ni na filime kandi yo mu bwoko bwa action ku bantu bakunda filime zo mu bwoko bwa action. Iyi filime ni nziza cyane ntigucike. Indi filime nkuzaniye ku bantu bakunda filime z'Inyamerika, niba uzi ko ukunda umukinnyi The Rock, iyi ngiyi ni filime nziza cyane yakinnye. Iyi ni filime nziza iryoshye, ni filime iryoheye amaso, ni filime waruhukiraho. Aka ni agafilime keza cyane gashaka ukarebe. Dore ni uri buze gutuma utsinda, arashaka gukora nakara gakobwa. Asa kubona umukobwa karoti yarariye yagama mu ngoto ndapfuye. Inshuti yanjye irapfuye, umukobwa kushinzwe gutabara abantu bo ku mazi. Aza gutabara kagori karamukunda shaka aramutabara karoti barebe ko yayiru aramutabara nyagasani. Iyi ni filime nziza cyane waruhukiraho unisekera kabisa. Iyi ni filime nziza ntigucike. Aratabara umusa dore hasi yawe, dore hasi uko byagenze. Nyagasani nayikuzo ajya kwitsimba ngadatikuza imbere y'umukobwa. Zaguruka ntago nava. Ese urashaka kureba filime wisekera? Shaka iyi filime uyirebe, izina ryayo ni Baywatch. Hari hasi habaye hanini cyane ku buryo atari kubasha gusohoka mu giti hinjiye hasi, nimba ari akaguru nimba ari ivi. Iyi filime yindi nkuzaniye iyi yo noneho uraza kwemera. Uramuka winjana uri gukorerwa imyitozo muri aka gace, ubuzima bwawe uraza kubushyize mu kangaratete. Tuvuye hakurya iriya hafi ngo hari indi modoka ya paritse. Narababwiye ngo filime z'ubwenge mu modoka iparitse hano hafi hariyo zambunda zaba sniper. Mama we! Ushobora kuba warebye filime nyinshi, ushobora kuba ubura amahitamo ya filime wareba filime yakuryohera. Iyi filime ni nziza pe, iyi filime ni nziza cyane, iyi filime yishaka uyirebe. Niba ukunda filime zirimo ba sniper, niba ukunda filime zirimo rusasu, niba ukunda filime zirimo umugeri, niba ukunda filime zirimo igipfusi, iyi filime ntigucike. Umuhigo w'urukwavu uratanye metero 900.
iyi filime ni nziza cyane. Iyi filime izina ryayo ni A Shop for Killers. Wowe twabanye tukaba tugiranye ku musozo, ndagushimiye cyane. Ari kumwe nanjye hararemenya nibi, ntucikwe na filime zindi ngiye kukwegeranyiriza, filime ngiye kukugezaho mu kiganiro cy'ubutaha. Imana iguhe umugisha.